Haleluya. Romi. Haleluya. Hano babitangaje. Gusa bizokunda. Uzina kwa mwenyewe biragora pasi. Azura ariko ga nzakureka gakandagira ntacyo. Ntawe uzuvunikira mu giseri. We ntacyo. Haleluya. Mungu tushima kwa sababu umukuranzi mwisi. Ariko dushimye Imana ko ndetse yamenye gucurangana.
ishyirwa hejuru n'abakomeye n'aboroheje bavuga ko niwe wenyine ukwiriye gutambirwa Mana. Ziza rero mu rusengero biratunyura bijya binezeza imitima yacu tukumva tuguwe neza tukaguhimbaza mu bwiza kubera ko ubikwiriye Mana, kubera ko uri umwungeri mwiza, kubera ko uri Uwiteka. Mwanditse abandi ngabo wabindimo byose muhimbaze izina rye ryera. Turaguhimbaje Mana kuri uno munsi watwongereye kugira ngo twishimire icyo wadukoreye Mana. Habwa icyubahiro ushimishije imitima yacu Mana, katwuzuza umunezero tutobona ahandi twawugurira mu isi. Nta duka ryo ucuruza, nta supamaketi yo ucuruza. Uyu ni umunezero dusohoye mu nzu yawe Mana, tukumva twishimiye wowe gusa Mana. Habwa icyubahiro kubera ko uri uwo kwizera ibihe byose. Abakwiringiye Mana, abiringiye imbaraga zawe bajya basubizwamo imbaraga, bajya basubizwamo imbaraga. Hari ijwi ry'ihumure rijya rinangira imitima yabo, bakumva barakunezerewe Mana, bakumva bishimiye gusa kwicara, bakumva bishimiye gusa kwicara imbere. Kuna maandishi aliandika akasema wayifuza kuba mu bitaro byawe Mana. Ngo ni Dawidi, natwe turakwishimiye. Shimwa habwa icyubahiro, shimwa habwa icyubahiro. Nkunda zose zigiye gukomereza mbere komeza kuziyobora mu izina rya Yesu Kristo usabye Kristo. Imana kwerekana Haleluya. Umucamanza wacu ahora anezeza. Ni kenshi ukuri aza turanga anezerwa kuba turi hano, kuba turi hano mu rusengero rwacu. Kuri ibyo none ubu nyine yize ukuri sinzi ahantu hari mu gukora abantu bose bakisanga mu sinzi niba nta mariko ngenda mu 2000. Abana bazaba bakabaturusha abana bari kugira kandi igihe ntibakabazima bakama bicucira ureke tubazibatera tuzima sinakanya gatoya kandi icyo kubwira nuko ari pasiteri wayoboye iyo pasiteri yayoboye gani naho zatumvaga imbaraga ntabwo kubitamo gatoya